Mwemikoro gahunda y'ikiko ni ryari ibintu by'ubukwe uvuga no kuri uwo mugabo navuze kuko ni umuntu hambwe ko abafana Chinese TV yitwa Chinese nyine ajya cyane yitwa Chinese TV kubera ko inaha mu Rwanda biracyari ibintu byihishe biracyari ibintu bitaragerwaho bibaye byiza tukajya kugukorera hanze niyo gahunda mufite wow tukagaruka inaha gukora bizi ko sinkunda amahanga arahanda naho ubwo abantu birukanyira amahanga burya igihugu cyakubyaye cyakureze uragihunga gute habajemo ikindi kintu habajemo tena kandi iyo tena abantu benshi ndizera yuko turi abantu ntabwo turi ibisimba yego kandi ntabwo turi ibicibwa iyo tuzakuba turi ibicibwa ntabwo tuba twaravutse kuva amezi ntabwo bashaka abantu babana bahuje ibitsina hari na twa tukiri ni ukuvuga ngo ikintu nagusubizaho icyo gihe natwe twakwishyira hamwe nk'abantu tuzi dufite icyo kibazo kugira ngo badusubize uko twari tumeze twarwanira leta ikaba ari bibasubiza se waba wabihinduye byaterwa n'umuyobozi uba buriho mukavuga ngo babasubize uko mwari mumeze njye kuri kanyombya karanutse reka njye no kuri ku mugabo wawe Sadu twagiye he ko duhari twagiye mu kiganiro tuganiriza abantu badukurikiye uwo mugabo witwa Chinese havuze ngo arabemera bati bara abantu mubareke couple yabo iraryoshye bameze neza nyine ni wabitwibwiriye ati bameze neza urumva ati yabonye nyine bitutsi birimo avuga ati rwose kiroti bari abantu mu by'ukuri rwose ndabemera mubareke bikundanirwa niko babihisemo we ni iki bamubwira bo mbere na mbere ntago ndaza kubanza gusaba ho nk'imbabazi abo natutse uziba natutse wenda ndashaka kubanza kubasaba imbabazi ni abo natutse mu kiganiro twakoze ubushize sorry narabatutse ariko nabo juru yabo niyo yatumye rwose ngira umujinya bituma mbatuka ariko mu mbabarire rwose ntago no umujinya ariko nta kundi ikindi ku bantu nagiye mbona n'izindi comment z'abantu badushyigikiye badukunda I respect them ndana respectinga cyane uwo mugabo wawe wababwiye ko adukunda Chinese niko yitwa uwo mugabo rwose ndamurespectinga ikindi ndabwira abantu muri rusange umubwira ko nawe umwemera n'abantu bazaje kuri Chinese TV bakore subscribe wow abagira TV twa Chinese Chinese TV mubyumve abantu mudukunda natwe turabakunda mujye kuri Chinese TV mukore subscribe kubera ko nawe atubwiye ko adukunda kandi natwe turamukunda namwe kandi turabakunda rega nubwo muba mutwanga ngo dukora ibingibi ngo ibiki n'ibiki kandi umubwiye ni couple yanyu imeze neza hari icyo baba batabona gabone ko gahunda yo kujya mu ntuzana ryari mu rusengero aya biretse ni tuzabi hereza yiga abisobanura ibyo bintu yiga nubwo ari we mugore abisobanura yiga ibyo bintu bisobanura mwemikoro gahunda y'ikiko ni ryari ibintu by'ubukwe uvuga no kuri uwo mugabo navuze kuko ni umuntu hambwe ko abafana Chinese TV yitwa Chinese nyine ajya cyane yitwa Chinese TV kubera ko inaha mu Rwanda biracyari ibintu byihishe biracyari ibintu bitaragerwaho ariko famiye iki nagiye no kuri famiye cyane yego bya famiye ntabwo nabitindaho cyane ibintu bya famiye igikwe bibaye byiza tukajya kugukorera hanze niyo gahunda mufite wow tukagaruka inaha gukora bizi ko sinkunda amahanga arahanda
nubwo abantu birukanyira amahanga burya igihugu cyakubyaye cyakureze uragihunga gute? Gifite amahoro, dufite umutekano, nta kibazo. Mugifite hanze igikurikiranye n'ibyo byifuzo byanyu? Ubwo bushobozi urabufite se? ubundi reka nkubwire iyo uvuze kwifuza ngo nibyo byifuzo byanyu ugahita ubaza ngo ubwo bushobozi bakeneye n'inkunga. urumva nyine uba wabanje kumva ko tuzashyiramo ayacu ayo tuzabura ni abantu bagomba kugira gute kubasapotinga bakabafasha. Niyo mpamvu navuze ngo mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza twahinduye ingamba tunababwira nawe urabyumva wimbaza byinshi murababwira ukuntu bihagaze. Of course. Dusoza ikiganiro cyacu rero mugire ikintu mubabwira abadukurikiye, mubwire ukuntu ibintu biba bihagaze, ukuntu mumeze. Hari akantu ashaka kuvuga gatoya utarasoza. Yego. Nagira ngo nibwire ababyeyi. Ababyeyi disi. Nagarutse ku babyeyi ko mvuga akenshi. Babyeyi. Nawe umubyeyi mugenzi wabo. Babyeyi rwose. Uko navuga yiga ariko ameze. Babyeyi rwose. Icyo mbisabira nimba mufite umwana afite karagiteri za gikobwa wimukandamiza. Bamuha uburenganzira bwe. Wamubyaye umushaka, iyo utabishaka ari kumukuramo. Wari kwivanamo cyangwa se ntunamutere. Uwo mugore ntunamutere nini. Mbese hari akabazo k'amatsiko nguce mu ijambo wihangane. Haramutse hajeho nk'itegeko rivuga ngo tubikuyeho. Aba bana bahuje ibitsina tubikuyeho, tuzajya tubahana. Mwabifata gute mwembi? Tugiye bivuze gutyo. Urumva habajemo ikindi kintu. Habajemo tena. Kandi iyo tena abantu benshi ndizera yuko turi abantu. Ntabwo turi ibisimba. Yego. Kandi ntabwo turi ibicibwa. Iyo tuzakuba turi ibicibwa ntabwo tuba twaravutse. Kuva amezi 9 iyo umubyeyi aza kumenya ko azabyarira umwana umeze gutyo yari kumukuramo cyangwa se akamujugunya. Yego. Kandi aza kumujugunya yari kubaho. Ikindi navuga kuba bavuze ngo umbajije kira kibazo cyo kuba bavuze ngo abantu babana bahuje ibitsina ntabyo dushaka. Kubivuga gutyo ntago mushaka. Nukuvuga ngo nyine bavuze gutyo ngo ntago bashaka abantu babana bahuje ibitsina. Ari natwa tukiri. Nukuvuga ngo ikintu nagusubizaho cyo gihe natwe twakwishyira hamwe nk'abantu tuzi dufite icyo kibazo kugira ngo badusubize uko twari tumeze twarwanira. Leta ikaba ari bibasubiza se waba wabihinduye byaterwa n'umuyobozi uba buriho. Mukavuga ngo abasubize uko mwari mumeze. Kuko mbere ko tumeze neza kuba ujeho nibwagaza yuko utwanga kandi ndabizi uri umubyeyi. Sometime simbizi ushobora kumubyara. Se numubyara uzamumwica cyangwa uzamuhungisha kugira ngo akuve iruhande. Ntuzamenya ariko ko ari we. Ariko se numuhungisha samaraso yawe uzaba umuhungishije kubera iki se? Ahubwo se wavuze yuko ibyo bintu ahubwo kugira ngo uzure umuyobozi ubirwanya washyize itegeko kuvuga ati aba bantu bahuje ibitsina bagomba kubana, ahubwo tubishyire ku karubanda nkuko tujye tubona nko mu bindi bihugu babishyize imbere. Yego. Rega n'abantu ntabwo ari ibisimba. Mbese twavuze ku ngagi, twavuze ku ntare ze, twavuze ku nzoga se basi ngo tubimenye turi abantu. Ariko ubimenye ngo ikintu twakirwanya kugeza igihe twongeye tugasubira mu buzima twari turi nk'uko turi hagati nko mu rurimi. Ntabwo ari ukukirwanya ahubwo habaho ubusabe n'ubwumvikane. Reka dusoze ikiganiro two kubatindira. Mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu ubusitani nitubatumira cyangwa tukaza kubasura mu rugo nimuzongeye kunkubita
Yabana asante sana mwakoze ari cyane ushobora no gusanga haratwarana havuye mwarimutse none iyo gahunda murafite se ya turashaka kwimuka tukajya mu nzu nini. asante ibindi naho butaha. Okay mwakoze cyane namwe mwakoze. sawa turi kumwe.